ikaze mu cya HABIBU Igihangange translated translator dragon fire el primero intarivuga ikinyarwanda umusobanuzi bagafashe HABIBU babalawo umwami mw'intongoro y'abasobanuye ndakwikundira bikomeye cyane ako ufashe nk'abo bakinnyi ba filime nyarwanda izi filime tubona aka kanya ukayandika usanga nta hizwi batakubwira ngo ni drama mbere n'ibintu biri aho nuko umuntu uze kuri YouTube theatre ziri hejuru zirabura amashusho theatre zirahindutse abatheatre barandika baricara basitegura ni comedy ariko zitanditse bane ibintu byose birategurwa urwego rwa production bya bifite ishingiro ubwo batubwiraga ngo tugiye kugira filime nyarwanda nari umwana icyo gihe nubwo ndi umwana wa kera nyine ndashaje ubu ngubu ariko bavuga ngo bagiye kuzana filime nyarwanda mu Rwanda bwa mbere twumvise tugiye gukira filime z'inyamahanga twumva ko bavugaga filime tugatekereza nk'uko tubona zira za Hollywood ariko batangira abana batangiye bari abamanzi ba Fabiola batangiye ubona ko bari gukina n'izirangiye zahagaze ariko ubona ko haburamo nka kamera n'utuna sound ibiki byose ukabona hari utuntu tugomba ariko igitekerezo ukabona ukuntu kigiye ukuntu kiyagene bibaze ko nange bari abantu nabanye nabo bari ba Fabiola twabajyanye mu itoro ry'abahanzi bwa mbere za Jay Polly bakiri bazima twari bahari bano ba Mico ba Fireman ni benshi bari bariyumvira bitangira itoro ry'abahanzi abaga nabwo nk'abantu bari gukora ibintu naho umushinga wanjye ariko dushaka gukora filime irimo buri kimwe uyu mushinga uteganya wenda wahoze uvuga ngo ufite amafaranga y'iki ntabwo ari ukora amafaranga nta n'iki ahubwo ni umushinga maranye igihe nteguye mu buryo bwuzuye nkubwije ukuri muri bano barimo filime muzabonamo umukinnyi nuko nabangiye kubipfundura byose ariko aranzi neza nandika filime muri 2014 yego ariko nabuze icyo gihe nari ndi muto mu myaka ye no mu mikoro nta mbega umuntu abakiri muto wakiga ibintu nk'ibyo nibwo nari ngisoza kwiga ibintu nk'ibyo noneho icyo gihe arabizi ngiye nkora filime nzandika ariko nkareba ko ziha bano bantu ntabwo nabuze konegisiyo z'abantu naziha kugira ngo zikore. Bakunzi ba iby'Intare TV tuhaye ikaze uyu munsi turi kumwe n'Intare nkuru Intare nkuru watangira twibwira ntabwo ari kubibwira no kubibutsa mu cya HABIBU Igihangange translated translator dragon fire el primero intarivuga ikinyarwanda umusobanuzi wagafashe HABIBU babalawo umwami mw'intongoro y'agasobanuye umusobanuzi ukora iby'Intare no sasa turatuje hano ngo dukora iby'Intare ni ku by'Intare niyo bikorerwa muri bibera meze neza ndakora iby'Intare cyane nagasana nacobaje ndikora iby'Intare twaraburanye ariko nakazi nukango nyine abantu bacu tubite dukora iby'Intare batubonera siyo mpamvu kanaryarira banyashize nk'amezi amujyukana sinzi ibintu ugiye kungurira byo kunywa nuko batanyishe ngo namamaze nawe narangiye kugutamo hari biraho ngaho ariko hari ibintu twari tukuganiraho yego uri kumbwira ngo ufite filime ugiye kumurika yego mfite ni filime ndi gukora n'ubu niko kubura kose kuba tudaherukana tutagira gute hari filime vuba cyane imirimo yayo yibanze iratangira mu cyumweru gitaha ubu bigeze he ubu ngubu ibintu byose twabyegeranyije ibikoresho buri kimwe abakinnyi dusigaje repetisiyo imwe yonyine rihaso imwe tugakora iby'Intare tugashutinga ubundi filime ikajya hanze. Ese filime yawe izatanga akazi gute ku banyarwanda kuko abantu benshi badafite akazi kandi bafite impano yo gukina filime cyangwa yo gufilima gufotora cyangwa izatanga akazi nibyo cyane ko filime igiye gukora mbe ntabwo ari filime zisanzwe zitandukanye na zino YouTube plays mazigiye mubona hari zino YouTube plays mazigiye mubona ngo bakavuga ngo ni filime ariko filime murazizi namwe nk'umuntu uzibamo ndazisobanura ndazibona ndashaka gukora filime nyafilime ndashaka gukorera filime nyayo niyo mpamvu rero akazi ko ni imirimo myinshi cyane uretse ibintu bisanzwe bimenyerewe n'abandi bakora nko gushutinga iki ariko twashaka gukora filime iri ku standard iri international izavuga ngo nta guciye mu ijambo nayo ni iki kibazo ndaza kukimbaza neza ariko
icyo nshaka kuvuga ni uko ubu akazi gahari uretse ko abakinnyi twarababonye abakora shooting barahari buri kimwe cyose ariko hasigaye icyo bita abari busetinge aho tuzakorera hakenewe ubu dukeneye abantu bibanze ni babiri ariko cyane uwa make-up ya filime make-up uko ariyo bibanzeho cyane kuko muri filime urumva hakenerwa kameramani, hakenerwa amatara, hakenerwa sound, hakenerwa lighting. Make-up ariyo wibanzeho cyane kandi make-up uburyo mbizi ngewe nzi ko abakobwa bose bitera make-up. Impamvu rero icyambere nibanzeho make-up uvuze ngo tugiye gukora filime mu Banyarwanda cyangwa se mu Rwanda icyo tumenyereye abantu bamenyereye ko niba uvuze filime barazana kamera n'itara bakicara ahantu muri salo runaka cyangwa ahantu runaka ibintu biri aho nyine bagafata ariko make-up ya filime ubundi ni uburyo bubiri hari gukora abakinnyi mu buryo ushaka kubabonamo tuvuge ngo n'urugero urashaka gukereya sene y'ubwicanyi n'urugero umuntu ari bari buze kumutera icyuma mu gatuza amaraso ari buze kuva icyuma kiri buze kwinjira abantu babibone kuri ekara ariko hari make-up ibikeneye kwanga ibyo bintu byose hari umwartiste ubikeneye kwanga ibyo bintu bikorwe uri buze urakina abantu bari ku rugamba n'urugero hari inzu zibushye hari imodoka zirahirima ibyo byose hari abahanga b'ibyo bintu so mvuze make-up mvuze umuntu ushobora kwita ku bakinnyi agakora make-up y'abakinnyi bagasa nk'uko umuntu abashaka bakambara nk'uko umuntu abashaka ndetse n'igikorwa dushaka ko kigaragara nacyo bakakirema mu buryo tubishaka nimba ari umuntu wapfuye asa gute turamukorera make-up gute so ntabwo navuga ko zina atari filime bakina ni filime ariko ku rwego runaka ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba nk'urugero ukavuga uti filime ndayikunze yasohotse bayamamaje ukayandika amagambo y'ino filime ni romance se ni thriller baba bati iyi ngiyi ni action drama n'urugero bisobanura abantu hari abatabizi reka nanjye sinzi action ni filime zirimo imirwano crime zirimo ibyaha romance ni z'urukundo n'urugero ako ufashe nk'abakinnyi ba filime nyarwanda izi filime tubona aka kanya ukayandika usanga ntahizwi batakubwira ngo ni drama mbere n'ibintu biri aho nuko umuntu uzi kuri YouTube theatre ziri hejuru zirabura amashusho theatre zirahindutse abatheatre barandika baricara bagategura ni komedi ariko zitanditse bane ibintu byose birategurwa ida komedi ni genre ya filime byitwa filime kuko nyine ari ibintu byanyuze kuri televiziyo byafunguje kamera ariko dushaka gukora filime irimo buri kimwe uyu mushinga uteganya wenda wahoze uvuga ngo ufite amafaranga y'iki ntabwo ari ukora amafaranga nta n'iki ahubwo ni umushinga maranye igihe nteguye mu buryo bwuzuye nkubwije ukuri umurobwa n'abantu muri filime muzabonamo umukinnyi nuko nabangiye kubipfundura byose ariko aranzi neza nandika filime muri 2014 yego ariko nabuze icyo gihe nari ndi muto mu myaka ye no mu mikoro nta mbega umuntu abakiri muto wakiga ibintu nk'ibyo nibwo nari ngisoza kwiga ibintu nk'ibyo noneho icyo gihe arabizi ngiye nkora filime nzandika ariko nkareba ko ziha bano bantu ntabwo nabuze connection z'abantu naziha kugira ngo zikore ntabwo nababuze ariko nabonaga ninzibaha barasohora nyine nk'ibi basohora n'ibisanzwe nkabona ntabwo yaba ari filime nkavuga ngiye ntabwo byaba ari filime ndetse mubwire ngo kwandika filime kwanjyanye mu ngando inkumba ubwo twatangiraga hatangizwaga itorero ry'abahanzi nari ndirimo ndi umwana muto kubera kwandika filime ko ntajyana na kimwe cyajya hanze izo filime za 2010 niyo mishinga uri mu ngubu rero nizo yavuguruwe si byashaje byaramaze warabibonye se byanyaka n'iterambere ryaje ntabwo ibyari gusaza mu kintu cyo gihe mukaba ngo mwabishutinze kuri tekinoloji ya kera naho narabibitse ndi kubivugurura ngiye imyaka irenga 10 ngiye kubisohora aka kanya gushyiramo innovation nta igitekerezo niyo cyari ese nta muntu ikindi igitekerezo igitekerezo cya ruganzo si cya myaka 500 ishize ubu se ukizanye avuga ngo cyataye pose
oya ubwo ngewe icyo nashaka kubaza nashaka utubwire y'amoko ya filime atubwiye amoko ya filime ntabwo ari yawe ishingiye ku ki kugira ngo twumve. yego iyanjye ni harimo horror na romance na thriller. ni ukuvuga ngo ni ikikango. ukaba waranditse 2014. niho natangiye umushinga ariko ubu isa nk'iyongeye n'ibintu by'ibitafari kugira ngo ibe filime kuko narakuze njyewe ubwanjye n'igihe cyarakuze n'ibihe byarakuze ibikoresho byabaye ibindi. ubwo tuvuge byagusabye kongera gutangira? ntabwo natangiye naravuguruye igitekerezo ni kimwe ariko narakivuguruye kirakomera cyane. so ni ukuvuga ngo ni y'urukundo hora nanone y'interamatsiko uvuga ngo birarangira bite ariko irimo buri kimwe cyose. umuntu uzayireba utazi ikinyarwanda ntabwo azamenya ko ari kureba inyarwanda. ubwo se sinumva ari ibintu bya tradition kandi utubwiye ngo ni horror. ni horror ni romantic. ni romance. ni urukundo. ni urukundo ni ikikango ndetse n'iteramatsiko siko navuga ariko yaba uvuga suspense nyine uvuga uti none ibintu birageraho ibi wumva nyine wowe nka gutyo mba dushonjewe duhishe. ni hano kubyinare kubyinare. hanyuma se ni filime irangira ni tuzakomeza iyi ngiyi ntabwo ari kwibira abantu kuri projet bagomba kumenya ibintu bategerejwe ariko ngiye gukora filime episode 6. episode 6 niyo filime turatangira gushutinga mu cyumweru gitaha. episode 6 rwatubwiye nk'amafaranga wowe wumva izamutwara byagabanaga ibintu birahenda waba ari ahantu indirimbo y'iminota 2 n'igice itwara miliyoni n'igice. video n'amashusho byose ndavuga wenda video n'urugero ngo wagiye kuvuga uti ndeka njere miliyoni n'igice indirimbo mbega amafaranga yagenda yanarenga bitewe n'aho episode nkangahe. episode ni iminota 25 hari n'izindi za 50 1 hour episode aba ari 55 igice rero ko nyina gatatu kuko ugomba gushyiramo umwanya wa advert. so amafaranga ni menshi ntabwo aka kanya filime isohoka na box office bavuga yakozwe n'amafaranga ingana gutya nawe ngiye imbere y'igihe gusa ni menshi. nta muterankunga ufite se? abaterankunga barahari namwe muzabireba n'abantu bazabireba n'abaterankunga barahari kuko badahari sinjye ntacyo nakora. hari impamvu imaze imyaka yose. uzayicururiza he? ino filime iyi ngiyi izaba kuri website ariko no kuri YouTube. hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo YouTube ngo ntabwo bacururizaho ikintu gihenze ngo impamvu dukora ibintu bihendutse ngo nuko YouTube nyine ngo iki n'iki ariko abantu bacu abakunzi b'iby'intare ino filime ndayibahishiye ni yanyu nimwe mukora subscribe. bazayisanga kuri YouTube se kuri website se kuri TV bazayirebaho kuri aka kanya hari iby'intare birahari. yego YouTube channel irahari. kubera uburemere bwayo byanga no garo ubundi buryo izacuruzwamo ariko nkivugana n'abantu nako kuko nubwo ningiziye kuyikora ko nabanza ndi distributor w'iyi filime iraremereye cyane. so hari aba distributors tugomba kuvugana uretse ko YouTube channel biri amasezerano ko izanyuraho mu gihe runaka ariko hari ahandi bitewe naho aba distributors bazakenera cyangwa se bazabona ko habakorera gusa ni filime na filime. arimo dusoza gira ikintu usaba abagukurikiye abanyarwanda n'abandi bose bankurikiye muri aka kanya nabasaba cyane no kudushyigikira. turashaka kuzamura urwego rwa sinema. turashaka ko sinema nyarwanda ijya mu ruhando rw'izindi sinema nko bavuga filime aka kanya ukumva leta zunze ubumwe za Amerika ukumva na Canada irageze ukumva ngo ukumva Espagne ukumva Ubuhinde ukumva Turkiya Korea. turagira ngo turi gutera imbere nyine ako nitwe twatera imbere aho uburyo wabivuze numva barasubiye inyuma. filime rero wenda nubwo nari gusohoka reka mubwirize kuri filime nyarwanda uvuze ngo ziri gusubira inyuma byari ku rwego rwa production byari bifite ishingiro. ubwo batubwiraga ngo tugiye kugira filime nyarwanda nari umwana icyo gihe nubwo ndi umwana wa kera nyine ndashaje ubu ngubu ariko bavuga ngo bagiye kuzana filime nyarwanda mu Rwanda bwa mbere
twumvise tugiye gukira filime z'inyamahanga twumva ko bavugaga filime tugatekereza nk'uko tubona ziriya za Hollywood ariko batangira abana batangiye bari abamanzi ba Fabiola batangiye ubona ko bari gukina n'izirangira zabaga zari kubona ko haburamo nka kamera na sound ibiki byose ukabona hari utuntu tugomba ariko igitekerezo ukabona ukuntu kigiye ukuntu kiyagene bibaze ko nanjye bari abantu nabanye nabo bari ba Fabiola twabajyanye mu itorero ry'abahanzi bwa mbere za Jay Polly bakiri bazima twari hariho bano ba Mico ba Fireman ni benshi bari iyo bitangira itorero ry'abahanzi ariko bibaze ko nabarebaga nabwo nkaba ntabwo bari gukora ibintu naho umushinga wanjye babashyize ku rutonde se rw'abatsinze n'abatsinzwe itorero ry'abahanzi ni urugero ni nka bino nyine byita ntabwo byari abatsinze n'abatsinze ntabwo ari competition kuko twagiye nyine n'ibintu byo gukunda igihugu itorero uko abarangije segonderi bakora itorero akabona itorero ry'abarimu ry'abahanzi itorero ry'abahanzi bitangira nayo ndimo ndi umwana ariko nubwo rero mfite imishinga numva narebaga filime bakina nazikurikiraga nkumva nta muntu uri umushinga wanjye twitehuje nabo nibyo nihuza nabo nari underdog nari kuba underdog muri bo kuko nari kuza ndi umuntu mushya bumva ko bagiye kuzamura ariko batazi ko mfite igitekerezo kiruta ibyo bafite nari kuyoborwa ntabwo nari kuza nkora ibintu uko mbyumva ugasanga ibyo bitekerezo bijyanyemo filime ndayijyanye ariko bayisohoye muri ubwo buryo bwabo utegereza imyaka hafi 10 ntabwo nimbaga ntegereje umwaka umwe ariko uko ukora ukabona umwaka ushize bidakunze ubu nibwo bikunze tubwira itariki noneho itariki filime aka kanya bagomba kuyiboneraho ni tariki 19 z'ukwa 11 muri uyu mwaka yego ni vuba gira icyo Nyarwanda ntacyo 19 z'ukwa 11 iyo filime izaba yarangiye hari ibyo mwatangiye gukora ariko yego hari ibyo twatangiye ariko urugendo rurerure mwafashe shooting bagatangira gutunga abakinnyi kamera filime igeze muri 75% muri filime nateguye apana ziyazindi zose kuko burya filime yo kamera yafashe uba waranditse uba waritoje barashatse ibintu byose ari kubifotora ukabyereka abantu nta kindi niba bigeze tubango twegure kamera filime yarangiye ya myaka yose dusigaje amezi make imwe mukeneye ku banyarwanda inyungu icya mbere ni ukunshyigikira cyane nanone ikindi bakomeje kunshyigikira kuko batama agasobanuye n'ibiki byose ariko ahangaha ndagira ngo banshyigikire bakurikire ibyo ndi gukora kandi aho nzabarangira imidore aho ibintu biri bazaganeyo ubundi twubake n'igihugu bagusanga he aka kanya ni iby'intare social media HABIBU Igihangange kuri Instagram ndahari neza cyane murakoze cyane ndabikundira amaze mu ngombe cya HABIBU Igihangange from our to translator dragon fire el primero intarivuga ikinyarwanda umusobanuzi wadafashe HABIBU babalawo umwami mw'imangoro yabasobanuye ngo yagasobanuye cyo ni kivugo cyawe ndakwikundira bikomeye cyane urakoze cyane ndakwikundira neza mushonje mwishije ndi kubikoraho urakoze cyane murakoze namwe